turabasuje tunabaha ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye. Amakuru mugiye kugezwaho nanjye tuyishimire Kageme Marie Grace. Amakuru tugiye guhera mu Rwanda ndetse tukanerekeza mu makuru yaranze uyu mwaka mu burezi. Duhere mu makuru ajyanye n'umutekano. Polisi y'u Rwanda yongeye kuburira abacuruza amavuta yangiza uruhu azwi ku izina rya mukorogo n'amavuta atemewe gucururizwa ku butaka bw'u Rwanda biturutse ku ngaruka zayo ku buzima bw'abayakoresha. Iyi polisi bitangaje nyuma y'uko kuri wa gatanu ishami ryayo rishinzwe kurwanya ubucuruzi bw'amagendu n'ibindi byaha ni ishami rizwi nka ASOC ryafatiye mu mudugudu wa Murambi akagari ka Kimo mu murenge wa Masaka mu karere ka Kicukiro abagore babiri bari batwaye amacupa agera kuri 500 y'ubwoko butandukanye bw'aya mavuta. Aya mavuta nayo mu bwoko bwa Pau Pau, Carolite n'izindi ntoya, izabiri n'intoya ndetse nayo bita Coco Pop. Aya yose rero akaba ari amavuta bafatanywe. Amakuru dukesha urubuga rwa polisi akavuga ko umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali Chief Inspector of Police cyangwa se CIP Werarisi Gahonzire yavuze ko nubwo bimaze kugaragara ko hari amayeri menshi bahimba bagamije kudafatwa bagenda batahurwa bagafatwa. Yongeyeho rero ko bakomeje kwibutsa ko aya mavuta ya mukorogo atemewe nk'uko inzego z'ubuzima zidahwema kubigaragaza, zigaragaza ingaruka yayo ku buzima bw'abayisiga zidatinda no kugaragara ku ruhu, aho usanga uruhu rwarangiritse umuntu yarazanye amabara. Yavuze ko atari byiza gukomeza gushakira amaramuko mu byangiza ubuzima bwa muntu, ari nako banihanangiriza ababikuriramo n'abakora iyi mirimo, kuko ngo basigaho ngo kubera ko polisi izakomeza ibikorwa byo kubafata bagakurikiranwa igihe cyose bataretse gukora ibi byaha. Mu Rwanda rero hari amoko agera ku 1342 y'amavuta yo kwisiga arimo ibinyabutabire byangiza uruhu bigira ingaruka ku buzima bw'uyisize. Abaganga bakaba bavuga ko ingaruka zayo zigaragara ku ruhu, naho ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rikarivuga ko aya mavuta ashobora no kugira ingaruka zikomeye ku mpyiko n'umwijima. Itegeko nimero 68 ryo muri 2018 ni itegeko ryasohotse ku itariki 30 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Iri tegeko rero rikarivuga mu ngingo ya 166 ko umuntu wese ukora, ugurisha cyangwa se utanga ibintu bibujijwe nk'umuti, ibintu bihumanya, ibintu binoza cyangwa se bisukura umubiri n'ibindi bikomoka ku bimera abakoze icyaha. Iyo rero bihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe, ariko kandi kitarenze imyaka 2 ni hazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 3 ariko atarenze miliyoni 5 cyangwa se kimwe gusa muri ibyo bihano. Mbere yuko twinjira amakuru yaranze umwaka tubwire ko mu gihugu cya Palestine aho ni muri Gaza ibitero bya Israel mu ntara ya Gaza byatumye ibitaro rukumbi byari bisigaye mu majyaruguru ya Gaza bifunga. Umuyobozi wabyo rero yatawe muri yombi. Bikaba byemejwe n'ishami rya Loni ryita ku buzima OMS n'abakozi b'inzego z'ubuzima muri intara ya Gaza. Abashinzwe ubuzima muri Palestine bavuze ko igitero cyagabwe ku bitaro bya Kamal Adwan giteje akaga gakomeye cyane, kandi ko gufungwa kw'ibyo bitaro bigiye gutuma ibibazo bishingiye ku buzima birushaho kwiyongera. Ku rubuga rwa X rwa OMS yemeje ko iki gitero cyabaye ku bitaro bya Kamal Adwan, ivuga ko rero iba ari ibitero ari byo bitaro byonyine byari bisigaye bikora mu majyaruguru ya Gaza. Gusa iri shami ryongeyeho ko abakozi bagera kuri 60 n'abarwayi 25 barembye cyane bakiri kuri ibyo bitaro. Abatarembye cyane rero bimuriwe mu bindi bitaro bidakora by'abanya-Indonesia. OMS ikabivuga ko ihangayikishijwe n'imibereho y'abarwayi bakuwe mu bitaro. Minisiteri y'ubuzima, ubutegetsi bwa Hamas yavuze ko umuyobozi w'ibitaro ari uzwi nka Hossam Abu Hafsay. Uyu nguyu rero ngo n'abandi bakozi benshi batawe muri yombi n'ingabo za Isiraheli. Nta cy'Isiraheli yigeze itangaza kuri aba bakozi bivuga ko yataye muri yombi. Gusa ku munsi wo kuwa gatanu inzego z'ubutasi za Isiraheli zari zavuze ko zifite amakuru yemeza neza ko umutwe wa Hamas wari umaze iminsi ufite ibikorwa hafi y'ibitaro bya Kamal Adwan. Ibyo rero umutwe wa Hamas wamaganiye kure. Mbere yo kugaba ibitero byayo, Isiraheli ivuga ko yari yashyizeho uburyo bwo korohereza gukura abarwayi n'abasivile hafi y'ibyo bitaro, nubwo bitabujije kuba hari abahasigaye.
twerekeje amakuru yaranze umwaka 2024 mu gisata cy'uburezi aho abadepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda basabye inzego z'uburezi kwita ku bibazo bikomeje kubangamira uburezi buhabwa abafite ubumuga mu Rwanda nk'uko byagaragajwe na Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu. Icyo gihe Twagirayezu Gaspard wari Minisitiri w'Uburezi ubu wagizwe umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe isanzure yavuze ko bemera koko hari urugendo kandi ngo ko rukiri rurerure. Hari ibikorwa byinshi byagiye bikorwa mu bijyanye no gufasha abanyeshuri bafite ubumuga. Hariho twavuye twerekana ibi by'amashuri biri kugerageza kongererwa imbaraga, tukaba twavuze iby'ibikoresho, tukaba twavuze ko ari kirazikora. Ari akazi kari gukorwa rero, ntago ari ikibazo kibagiranye, ariko nongera kwemeranya n'aba honorable members ba komisiyo ko akazi kagihari kandi kenshi turemeranya ko iby'ingenzi bihari, ingredients z'ingenzi zirahari, ariko hakenewe nk'uko nahoraga mbivuga more coordination around these efforts n'ubushobozi bundi buteye imbere kugira ngo tube twashobora kugera kuri buri mwana wese. Uwo ni Twagirayezu Gaspard wahoze ari Minisitiri w'Uburezi. Dukomeza n'andi makuru yavuzwe mu burezi by'umwihariko mu kwezi kwa kabiri mu rwego rwo gukomeza guteza imbere uburezi bw'ibanze ku bana bo mu mashuri abanza biga gusoma no kwandika neza ururimi rw'Ikinyarwanda. Ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi bw'ibanze REB ku bufatanye n'umushinga USAID tunoze gusoma bateguye amasomo agamije gufasha abarimu bigisha mu bigo nderabarezi bizwi nka TTC. Mugenzi Ntawukuriryayo Lewo ni umuyobozi w'ishami rishinzwe iterambere n'imicungire y'abarimu muri REB yavuze ko ari umushinga uzafasha mu kwigisha neza ururimi rw'Ikinyarwanda mu mashuri abanza. Katumwumve. Mu by'ukuri uburyo bwo kunoza imyigishirize n'imyigire y'Ikinyarwanda abantu benshi ntago baza agaciro kaba karimo, kandi murabizi neza ko ururimi gakondo, ururimi rwacu iyo turwize neza tukaruvuga neza bidufasha kumenya n'andi masomo menshi. Buriya rero icyo iyi gahunda itufasha ni ugufasha abarimu bacu bigisha mu mashuri nderabarezi. Murabona ni uruhererekane. Iyo tubonye uyu munsi abarimu bo mu mashuri nderabarezi ayitwa TTCs bahuguwe neza uburyo bwo kwigisha ururimi gakondo, kandi bigisha abarimu n'ubundi bazaba cyangwa se abanyeshuri bazaba abarimu ejo, urumva ko ni urugendo tuba dutangiye. Uwo ni mugenzi asobanura byinshi ku kwigisha ururimi rw'Ikinyarwanda tukiri muri uyu mwaka kandi dusoza muri uyu mwaka. Nyuma y'ayo mahugurwa y'abarimu bigisha ururimi rw'Ikinyarwanda, Minisiteri y'Uburezi yanahuguye abarimu baturutse mu turere 16 ku myigishirize igezweho isanishwa n'ubuzima. Bamwe rero mu barimu bahuguwe bakaba baravuze ko bishimiye aya mahugurwa. Aya mahugurwa nayungukiyemo byinshi bijyanye no kwigishwa bigezweho twongera ireme ry'uburezi ry'abana. Impinduka zirahari kandi nyinshi. Nk'umwarimu w'imibare byamfashije kumenya neza isomo nigisha n'uburyo naritangamo ku buryo buboneye, ku buryo buri munyeshuri wese ashobora kuryiga neza kandi akaryumva nifashishije n'ikoranabuhanga. Ubumenyi nari mfite ntago bwari buhagije neza. Nkimara guhugurwa hari byinshi nungutse. Icyo gihe kandi Madamu Irere Claudette umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Uburezi yavuze ko aya mahugurwa akomeje binyuze muri gahunda yagutse, ariko kandi ngo aba barimu barasabwa gukoresha neza ubumenyi bongerewe. Aya mahugurwa ntabwo ari ubwa mbere tuyatanze, ariko nta nubwo ari n'ubwa nyuma, kandi ni no mu masomo atandukanye. Nk'uko bivuze dufite abarimu barenga 100,000 kandi bose bafite ubumenyi mu masomo atandukanye, ntabwo bose bazi ibintu bimwe. Ubu rero navuga ko ni uburyo bumwe bwo kubigisha, kuko bose ntabwo wabigishiriza rimwe, ariko ntabwo bizahagarara. Mu makuru yaranze uyu mwaka 2024 mu burezi, mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka Dr Edouard Ngirente Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda yatangarije abagize inteko ishinga amategeko y'u Rwanda ko hakozwe amavugurura muri Kaminuza y'u Rwanda agomba gutangirana n'umwaka w'amashuri. Muri aya mavugurura harimo kwimura Koleji y'Ubuvuzi n'Ubuzima ikava i Remera mu mujyi wa Kigali ikajyanwa mu karere ka Huye. Koleji yigisha iby'ubugeni, indimi n'ubumenyi bw'imibereho y'abaturage, koleji yigisha iby'ubukungu, koleji yigisha iby'ubuvuzi n'ubumenyi mu by'ubuzima, ko ari 3 zaba ziri muri Huye. Kuko ikivugurura rigamije ubu ngubu nuko buri koleji ibarizwa ahantu hamwe.
icyari gihari imbere mu minsi ije nuko byatumaga koleji imwe ishobora gukora ahantu hatanu hanyuranye. Umwana utangiye medicine kwiga ubuganga umwaka wa mbere wa kabiri wa gatatu azaba ari Huye, niho ishuri riri, niho ubuyobozi buri. Ariko nagiye cyo kujya kwimenyereza umwuga, abazaza i Kigali kubacumbikira hariya bazaba bacumbitse nta kibazo. Uko gukenerwa ko kujya gukora ku bitaro bimenyereza bo bazaguma bagenda bazengurukana kugira ngo izo mpungenge zishire. Ntabwo inzu ya Remera iraba empty, ntabwo iravamo abantu. Ni icyemezo kitanyuze abanyeshuri ba Kaminuza y'u Rwanda muri iyi koleji kuko n'ubundi bari bahamaze imyaka mike, aho bavugaga ko mbere yo gufata iki cyemezo guverinoma yagombaga kubanza kubaganiriza nk'abagenerwabikorwa kubera impungenge zo kutazabona ibikorwa remezo byifashishwa mu myigire yabo ku gihe ubwo bazaba bageze i Huye, nyamara aho bigiraga bari bamaze kwiyubaka. Icyo cyemezo nubwo cyafashwe ariko nkatwe abagenerwabikorwa ntabwo tukishimiye neza, ntabwo twacyakiriye neza. Kuze bafata ibyemezo nk'aho bihutiweho badabajije abagenerwabikorwa, icyo kintu ntabwo ari cyo. Bagakwiye kuza bakanza bakabaza abanyeshuri bagatanga ibitekerezo, noneho nyuma bikazaba implemented. Hari clinique twasanze ahangaha niyo teaching dufite. Rero ndi kwibaza hari indi izubakwa i Huye bundi aba ariyo tujya dukoresha, nyine ni ikibazo. Ndetse n'ibindi bitandukanye byose turibaza nimba muri icyo gihe tuzaba tugiye cyangwa muri Novacase bizaba byongeye bigasubira nk'uko byari bimeze hano. Urumva harimo ikibazo. Ikintu kiri kutuvuna ni ugutekereza ko dushobora kutazabibona i Huye, ego kandi urumva ko bitaba byiza ku myigire yacu. Dukomeze n'amakuru yaranze umwaka 2024 by'umwihariko mu burezi. Twerekeze mu kwezi kwa gatanu aho guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko hagiye gushyirwaho icyiciro cya gatatu cya kaminuza kubiga imyuga n'ubumenyingiro, ndetse Minisitiri w'Intebe yasabye abanyeshuri bagera ku 324 bari bashoje icyiciro cya mbere n'icya kabiri cya kaminuza mu mashuri makuru yigisha imyuga n'ubumenyingiro kuzabyaza neza umusaruro ubumenyi bavanye ku ishuri. Ibi Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente akaba yarabitangaje ubwo hatangwaga impamyabushobozi ku nshuro ya 7 ku banyeshuri bashoje amasomo y'ubumenyingiro barangije amasomo muri za IPRC hirya no hino mu gihugu. Ni ku nshuro ya 7 urwego rushinzwe icyo cyemezo nubwo cyafashwe ariko nkatwagira amashuri makuru y'imyuga n'ubumenyingiro Rwanda Polytechnic rutanze impamyabushobozi ku barangije muri za IPRC zo hirya no hino mu gihugu, aho kuri iyi nshuro harimo umwihariko wo gutanga bwa mbere impamyabushobozi yo ku rwego rw'icyiciro cya kabiri cya kaminuza. Dr. Edouard Ngirente, Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda, haravuga ko Leta y'u Rwanda iteganya no gushyiraho icyiciro cya gatatu cya kaminuza kubiga imyuga n'ubumenyingiro. Abanyeshuri biga imyuga bagire uburyo bagenda bazamuka mu ntera, ndetse ndagira mbabwire inkunza yuko guverinoma y'u Rwanda irimo gutegura n'icyo twise MTech, Master of Technology. Ndagira ngo kandi mbabwire ko gahunda ya guverinoma y'u Rwanda ari uko muri uyu mwaka w'amashuri utaha BTech zizaba ziboneka no kuri college zose zigize Rwanda Polytechnic. Gusa agasaba bahawe impamyabushobozi kuzazikoresha neza bazibyaza umusaruro. Ikindi nagira ngo nibutse ababonye impamyabumenyi uyu munsi babenshi mu rubyiruko. Urubyiruko ni amahirwe u Rwanda rufite rw'uko ruzakomeza guteza imbere igihugu, ariko nanone ubumenyi mufite mu gukoresha nabi bwakwangiza igihugu. Twero turifuza urubyiruko rufite ubumenyi bwinshi ariko bujya mu murongo wo guteza imbere igihugu, ubumenyi bufasha amajyambere yanyu ku giti cyanyu, ubumenyi bufasha imiryango yanyu, ubumenyi bufasha n'igihugu muri rusange ku majyambere tuganaho. Kuzamura ibyiciro by'impamyabushobozi ku biga imyuga n'ubumenyingiro mu mashuri makuru ni inkuru bagaragaza ko ibanezeza cyane. Twari turi limite, tuzafite uburyo bwo gukomeza amashuri yacu, ugatangira abandi bumva ngo bafite A0 cyangwa se icyiciro cyisumbuye ku cyo wari ufite. Byabaga ari imbogamizi kuri twebwe gutekereza uburyo uzajya gushaka ishuri hanze, bwabaga ari uburyo twumva ko turi limite mu gihugu, hari uburyo ari iterambere igihugu kitarageraho. Ariko uyu munsi turashimira leta ikomeje gushyira imbaraga mu myuga n'ubumenyingiro ikatuzamura ku ntera. Natwe twagraduatinze twongeye turapplyinga, turashaka gukomeza tukiga tukagera kure cyane hashoboka. Baravuga ko biteguye kubyaza umusaruro uboneye ubumenyi bafite, gusa nanone ngo leta ikwiye gukemura zimwe mu mbogamizi zikiri muri aya mashuri. Ikintu cyane gikenewe, hari igihe usanga wenda turangiza ugasanga ubumenyi budashyitse cyane, nko mu kintu cya industrial attachment, kuba abana babona ingendo shuri bagakora amastage,
ku buryo bibongerera ubumenyi ku buryo basohoka bari capable yo kujya ku kazi. Kuri leta rero nabo bagomba gushishikariza abana cyane cyane b'abakobwa b'abangavu kugira ngo nabo bitinyuke bumve ko babishobora. Nubwo abitabira kwiga mu mashuri y'imyuga n'ubumenyingiro bagenda biyongera umwaka ku wundi, bikanagendana kandi n'intego ya leta y'u Rwanda yo kubakira ubukungu bw'igihugu ku bumenyi, imibare y'ikigo gishinzwe amashuri makuru y'imyuga n'ubumenyingiro Rwanda Polytechnic igaragaza ko ab'igitsina gore mu myuga n'ubumenyingiro bagikomeje kuba bake, aho mu 2024 bahawe impamyabushobozi zo ku rwego rw'icyiciro cya mbere n'icya kabiri cya kaminuza, ab'igitsina gore bangana na 29.2% gusa, umubare muto ugereranyije n'abasaza babo bangana na 70.8% by'abahawe impamyabushobozi bose. Gabriel Imaniriho, Isango Star. Abantu bakubwira ko hari ibyo udashoboye, nagira ngo mubwire ko byose birashoboka. Iyo wumvise kakajwi kakubwira kati irekure, alo ntakarime ya baba inka zarembye pe. Hari abakeka ko kuba bari kure business zihagarara, irahebeba. Urifuza kuruhuka uguwe neza hamwe n'abawe? Ha! Ngo bagutera isoni, ahubwo gahunda zawe ufite uyu munsi ni izihe? Irekure na bando zose za MTN kuri 4G. Kanda subscribe duhurire online. Turacyari mu makuru yaranze umwaka wa 2024 by'umwihariko mu burezi. Tugeze mu kwezi kwa gatandatu aho Minisiteri y'Uburezi binyujije mu kigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA hatangijwe ku mugaragaro isuzumangiro ku banyeshuri barangije icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye ya tekinike mu gihugu hose. Atangiza aya masuzuma, umuyobozi mukuru wa NESA yasabye abanyeshuri kugaragaza ibyo bashoboye muri aya masuzumangiro kuko batorezwa kuva mu mashuri binjira ku isoko ry'umurimo. Yasine Tuyishimire yarahatubereye. Ni isuzumagiro ryatangijwe mu gihugu hose kuri uyu wa kabiri, aho abanyeshuri basoje icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye biga mu mashuri ya tekiniki, imyuga n'ubumenyingiro batangiye gukora aya masuzumangiro. Ibyo Dr Bernard Bahati, umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA, ahera havuga ko ari igihe cyiza kuri aba banyeshuri cyo kugaragaza icyo bashoboye. Icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye ubu tugeze mu gihe mu by'ukuri abanyeshuri bagomba kwerekana umusaruro wabo barangiza icyo cyiciro cy'amashuri binyuze mu bizamini bya leta. Uyu munsi rero mu by'ukuri ni nkawo munsi dutangiye ibizamini bya leta bitangirana n'amasuzumangiro ariyo yatangiye uyu munsi, akaba yatangiye mu mashuri ya tekinike ya segonderi, aho abanyeshuri bari mu mwaka wa nyuma bagomba gukora amasuzumangiro. Uyu muyobozi wa NESA akomeza avuga ko ibi bizamini abanyeshuri baba bagomba kubitsinda neza kuko ubumenyi aribwo baba bategerejweho cyane kurusha ibyo biga mu bitabo, ndetse ko aribwo bwifashishwa ku isoko ry'umurimo. Ahantu abana biga mu by'ukuri bagamije kurangiza bahita bajya ku isoko ry'umurimo, ni ukuvuga rero ngo ni professional programs zisaba ko abana baba bafite ubwo bumenyi ngiro. Muri ayo masomo mboneza mwuga dutanga, iyo umunyeshuri atayatsinze, iyo atatsinze kino kizamini bari gukora ubu ngubu nabwo akagitsinda ku manota yo hejuru, ni ukuvuga guhera kuri 70%, ntabwo tumuha certificate, kuko mu by'ukuri icyo abategerejweho kujya gukora nagera ku isoko ry'umurimo agomba kukigaragaza, kuko icy'ingenzi muri bo n'ubwo bumenyi ngiro no kurusha cyane buriya bumenyi bundi baba barize mu bitabo. Abanyeshuri basoje icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye bavuga ko biteguye neza iri suzumangiro, ndetse bakemeza ko bateguye neza kuzahatana ku isoko ry'umurimo. Twiteguye nyine neza nk'abanyeshuri, abarimu bacu baradufashije dusubiramo neza, kandi ibisabwa byose babidusobanuriye n'ibyo tugomba gukoresha, bikinyine batwigisha ibintu bya pratique ku buryo tugera hanze akazi kacu tuzakora nyine ibijyanye n'ibyo. Tugomba kwerekana umusaruro w'ibyo nyine twakoze tumaze iminsi dukora, nubwo hanze hari abantu benshi nyine bize nk'ibi byacu cyangwa se bafite imbaraga zo gukora, natwe twigirira icyizere ku buryo ku isoko ry'umurimo tuzahangana. Nitugera hanze twese twamaje kumenya ko nyine tutazagenda dusituragoninga cyane bitugora,
tuzahatana n'abandi kandi tukagira uko tubona akazi kuko ibintu batwigisha kabisa bihambaye. Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye ya tekiniki, imyuga n'ubumenyingiro bagiye gukora bangana n'ibihumbi 26,482 barimo abakobwa 11,976 n'abahungu 14,556 biga mu bigo 330. Ibi bizamini bikaba biri kubera kuri site 203 zatoranyijwe hirya no hino mu gihugu. Yasin Tuyishimire, Isango Star. Turamushimiye Yasin Tuyishimire. Twerekeze mu kwezi kwa cyenda aho ku itariki 11 z'ukwezi kwa cyenda 2024 aribwo Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagize Joseph Nsengimana Minisitiri w'Uburezi, akaba yarasimbuye Twagirayezu Gaspard wagizwe umuyobozi mukuru w'urwego rushinzwe isanzure wari waragizwe Minisitiri w'Uburezi mu mwaka 2023. Joseph akaba yararahiriye inshingano ku itariki 13 z'ukwezi kwa cyenda 2024. Muri uyu muhango wo kurahira, Perezida wa Repubulika akaba yarabwiye Minisitiri mushya ko kuyobora uburezi atari inshingano zimureba wenyine ahubwo ko hakwiye kubaho ubufatanye. Reka twumve indahiro ze n'ijambo rya Perezida. Yewe Joseph Nsengimana ndahirira u Rwanda ku mugaragaro ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro, ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda, ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe, ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite, nintatira indahiro nzabihanirwe n'amategeko. Imana ibimfashemo. Uburezi bwacu rero bumaze gutera intambwe mu busanzwe, ariko ntabwo burageraho twifuza cyangwa se bushimishije bitewe n'ibyo tubona hirya no hino. Inshingano rero Nsengimana amaze kurahirira, nagira ngo mumenyeshe ko ntabwo ari inshingano izakureba wenyine, inshingano ikutureba twese, igihugu n'abandi bayobozi mu zindi nzego. Tugomba gufatanya kugira ngo uburezi bwacu bushingirwaho na byinshi bushobore gukomeza gutera imbere. Aho tugeze ni heza, ntabwo twasubira inyuma, ahubwo duhera aho ngaho bimeze neza tukifuza ko byatera imbere kurusha. Ubwo niyo inshingano ufite, nibwo buremere bwayo, ngira ngo kandi urabwumva. Ariko nk'uko nabivuze, tuzafatanya twuzuza inshingano tugomba kuzuza. Bireba urubyiruko, bireba abakuru n'abato, bireba amajyambere y'igihugu muri rusange. Ntabwo byoroshye rero, ariko birashoboka, nk'uko n'ahandi hose bishoboka, cyangwa na hano byashobotse. Urebye aho tuvuye n'aho tugeze, birashoboka gukomeza gutera imbere. Turakwifuriza akazi keza muri izo nshingano. Nagira ngo rero mbashimire abayobozi bandi mwese muri hano, hanyuma dukomeza twubake dushingira ku burezi cyangwa se n'izindi nshingano abandi hirya no hino bagiye barahirira. Murakoze.
ubu ni Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame nyuma yo kwakira indahiro za Minisitiri mushya w'uburezi. Dukomeze n'andi makuru yaranze uyu mwaka mu burezi nyuma y'igihe gitoya amashuri afunguye mu bigo by'amashuri bitandukanye cyane cyane by'amashuri abanza hagiye hagaragara ikibazo cy'ubucucike bukabije bw'abana mu mashuri. Aha barimo n'abayobozi b'ibigo by'amashuri bavugaga ko ari ikibazo kibangamiye imyigire y'abana ndetse bakanavuga ko ari ikibazo gikomeye gishobora kugira ingaruka ku ireme ry'uburezi. Angeline Mukangenzi yadutembereye ku ishuri rimwe muri yo. Ni kenshi leta y'u Rwanda yagaragaje ko ifite ingamba zirimo kongera ibyumba by'amashuri mu rwego rwo kugabanya ubucucike bw'abanyeshuri mu mashuri, nyamara magingo ayo usanga hari ishuri rimwe by'umwihariko mu mashuri abanza ryigamo abanyeshuri hagati ya 50 na 80. Urugero ni ishuri ribanza rya Muhima riherereye mu mujyi wa Kigali, akarere ka Nyarugenge, umurenge wa Muhima, aho usanga intebe imwe yicayeho abanyeshuri 3 cyangwa 4. Abarimu baryigishamo bakavuga ko ubu bucucike bukabije bubabangamiye bitewe n'uko batabasha kugera kuri buri munyeshuri uko bikwiye, ngo ibi nibitabonerwa umuti mu maguru mashya bizagira ingaruka zikomeye. Kuzenguruka abana bageze kuri 60 biratugora muri ya minota 40 y'isomo tuba tugomba gukora. Kubakosora nabyo ni ikindi kibazo, kandi aba bana batoya biba bisaba ko tubakosora ngo tumenye uwo byananiye tubashe kumufasha byimbitse n'uwagerageje. Barakopera rero, abana ni benshi basumbye umubare leta iteganya, hanyuma tukagira ikibazo cy'uko amashuri ari makeya. Ubu ni 83 nibo maze kugezaho, ako hashobora ko hari abandi bataraza bigaga hano umwaka ushize. Mary Uwampogoje, umuyobozi wa Muhima Primary School, aravuga ko iki ari ikibazo kibagoye nk'ubuyobozi ndetse ko biteye impungenge ku ireme ry'uburezi bari gutanga. Ikibazo cy'ubucucike kirahari. Gahunda y'ishuri mu by'ukuri tuba dufite no kwakira abana bose, kuko niyo politike y'igihugu y'uko abana bose bagomba kujya mu bigo by'amashuri bikakirwa. Ikindi gituma tugira abana benshi bigaragarira mu byumba by'amashuri kuko ari ibyumba bito cyane. Nibura icyumba cyagombye kuba gifite abana 45, ariko ni ibyumba bitoya. Iyo hagiyemo umubare munini usanga nta buhumekero, ugasanga mu by'ukuri biragaragara nk'ubucucike bukabije. Ibyumba bikeya kandi bitoya byubatswe mu gihe cyo hambere bikaba bitujuje ibisabwa, bikaba bitujuje standard ku buryo byakira abana bikagira ubuhumekero. Wakwibaza ingamba zihari mu kuvanaho izi mbogamizi ku ireme ry'uburezi, nyamara kugeza ubwo twamaraga gutegura iyi nkuru, Minisiteri y'Uburezi Mineduc ari nayo ibifite mu biganza yari itaragira ikidutangariza, ibikomeje gushyira mu rujijo ababangamiwe n'iki kibazo mu gihe bagitegereje abo bireba ngo bagishakire umuti urambye. Ku rundi ruhande bikekwa ko iki kibazo cyaba gishingiye ku cyemezo cy'uko abanyeshuri bose basigaye bajya ku ishuri bagatahira rimwe nimugoroba, nyamara mbere ngo byarasabaga gusaranganya ibyumba by'amashuri, bamwe bakiga mu gitondo abandi ikigoroba. Angeline Mukangenzi, Isango Star. Urugendo ruva ku isi rujya ku kwezi rungana gute? Ibirometero 384 na metero 400. Igikombe cy'isi mu 1954 cyabereye he? Cyatwawe n'iyi kipe? Cyatwawe n'Ubudage. Cyabereye mu Busuwisi. Shampiyona y'umupira w'amaguru mu Bwongereza yatangiye ryari, igizwe n'amakipe angahe? Yatangiye 1992, igizwe n'amakipe 20. Ngaho uhagaze ute ku bijyanye n'ibipimo bya virusi itera sida? Ibipimo urumva nzajya kwipimisha mu cyumweru gitaha. Nako ibisubizo ndabimenya mu minota itarenze 20. Kwipimisha virusi itera sida n'ubuntu. Menya uko ubuzima bwawe buhagaze mbere y'uko umenya ibindi byose. Menya uko uhagaze. Ubu butumwa mubugejejwe na Minisiteri y'Ubuzima ibinyujije mu Kigo cy'Igihugu cy'Ubuzima mu Rwanda RBC. Dukomeje n'amakuru yaranze umwaka 2024 mu burezi, tugeze mu kwezi kwa 11 aho ku itariki 15 z'ukwa 11 uyu mwaka aribwo Minisiteri y'Uburezi ifatanyije n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA batangaje amanota y'ibizamini bya leta bisoza amashuri yisumbuye. Minisiteri y'Uburezi yasobanuye ko impamvu umubare w'abatsinze wagabanyutse ugereranyije n'abakoze mu myaka yabanje ari uko hari gahunda yo kuzamura ireme ry'uburezi ku buryo niyo hatsinda bake baba batsinze neza, ariko bikazagenda bizamuka bijyanye na gahunda ya leta y'ubukungu bushingiye ku bumenyi. Yasine Tuyishimire adufitiye inkuru irambuye.
Abanyeshuri 91,298 nibo bakoze ikizamini cya leta gisoza amashuri yisumbuye 2023 2024. Muri bo 71,746 nibo batsinze, no kuvuga 78.6% byo bakoze bose. Ni ikigereranyo kitari kibi ariko kiri hasi ugereranyije n'imyaka yabanje. Joseph Nsengimana, Minisitiri w'Uburezi, arasobanura ko iri gabanuka ryatewe na gahunda yo kuzamura ireme ry'uburezi bijyanishwa n'icyerekezo cya leta y'u Rwanda cyo gushingira ubukungu bwarwo ku bumenyi. Ugiye ureba imibare y'abatsinze mbere n'abatsinze ubu ngubu ushobora kubona ko hari a bit of dip, hamanutseho umubare, ariko urebye uburyo batsinze nabwo buri hejuru. Murabizi yuko u Rwanda hari ibyo rwiyemeje kugeraho, ko economy y'u Rwanda izaba ishingiye ku bumenyi. Icyo bisaba rero no kugira ngo ubwo bumenyi tubukaze. Bisaba rero ko tuzajya tubasaba kugira ngo tubanze tubigishe, ariko nitumara kubigisha tunabasabe ko babwerekana ko bafite ubwo bumenyi mbere yo kuvuga ngo watsinze. Ibyo rero bizasaba ko dushyiramo imbaraga twese, ari ababigisha ari n'abiga. Yenda batsinze bazabanda bagabanuke mu mubare, ariko tugende tuzamuka. Abanyeshuri bahize abandi mu gihugu bishimira uruhare ababyeyi bagize mu mitsindire yabo. Aba ni Muteza Cedric watsinze mu masomo y'ikoranabuhanga na Igiraneza Gentille watsinze mu ndimi n'ubuvanganzo. Ababyeyi uruhare baba baragize mu gutsinda kwanjye wenda hari nuko bamfashije gushaka ibikoresho byose bishoboka nakwifashisha ndi ku ishuri kugira ngo mbashe gutsinda amasomo yanjye. Maze kuba admitted muri Rwanda Coding Academy ni nkaho inzozi zanjye zabaye impamo. Nkigerayo nyine narakoze cyane ngo ni improving level ndiho kujyanye na ICT. Baduha everything, ufite computer, ufite internet. Icyambere ni ukugira intego, kumva yuko ibintu wabishobora, ukishyiramo imbaraga yuko ibintu bishobora gushoboka, ukagira intego yuko ibyo abandi bashoboye we bitakunanira. Ababyeyi babo nabo bashishikariza abandi babyeyi gukundisha abana babo ishuri no kubashyigikira kuko bibafasha gutsinda nabo bikabahesha ishema. Ababyeyi bose muri rusange ndabashishikariza gukundisha abana ishuri. Icyo nicyo cya mbere, tukirinda ziriya drop out kuko ntawe ubuzi icyo umwana azaba cyo. Tukagerageza kumukundisha amasomo ndetse no kubasha kugira uruhare mu kugira ngo we ubwe imbaraga ze cyangwa akoresha umutwe we ashakisha iburyo n'ibumoso kugira ngo abashe kurushaho kumenya. Mu banyeshuri 91,713 bari biyandikishije gukora ikizamini cya leta gisoza amashuri yisumbuye 99.5% nibo babashije gukora, no kuvuga bangana n'91,298. Abahungu batsinze ku kigero cya 50.5%, naho abakobwa batsinda ku kigero cya 49.5%. Yasin Twishimire, Isango Star. Ariko mugabo, ibi ni ibiki? Ni kwa mugabo ugize kutiyobora amazi avi wawe ngo asadusenyere, none uratinyutse ujugunya imyanda muri ruhurura. Ndavuze ngo kuramo ino myanda. Ariko sibyo birakureba. Aha se ni wawe, iyi ruhura ko tuyihuriyeho twese. Kuramo ino myanda. Iyi ruhura tuyihuriyeho twese. Wigeze umuvugizi w'abantu batuye hano. Wa mugabo, ibi ni ibiki? Ariko uyobeye ko buri gihe bahora batubuza kujugunya imyanda muri ruhurura. Ntibatubuza kuyobora amazi yo mu rugo ku baturanyi kugira ngo atabasenye. Bakavuga bati amazi muyayobore mu migende na ruhurura zabigenewe. Ibyo byose urabirengaho none utangiye kujugunya imyanda muri ruhurura koko. Turakureba. Oya rwose, oya maze kubyumva, reka mbivanemo. Ariko uzi ko ariyo mpamvu ntabona abapangayi kubera kutubahiriza ibyo byose. Wababona utesenye? Abapangayi basobanutse ntago ushobora kubana nawe kuko bagomba kureba ahantu heza hatabateza ibyago. Ikindi kandi mumenye ko iyi myanda mujugunya muri ruhurura iragenda ikangiza ibikorwa remezo bikaba byaduteza ibiza. Jamuyori utoragura imyanda. Kange mumbivane. Ubu butumwa ni ubwa Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi Minema. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara nimero 170.
turi kugana ku musozo w'amakuru yaranze uburezi mu mwaka w'ibihumbi 2024 ntabwo twasoza tutagarutse ku munsi w'umwarimu wizihijwe muri uku kwezi kwa 12 aho guverinoma y'u Rwanda yashimiye uruhare rw'umwarimu mu iterambere ry'igihugu no gutoza indangagaciro abana b'igihugu ndetse ibizeza gukemura zimwe mu nzitizi zikigaragara muri uyu mwuga. Ibyo rero bimwe mu byagarutsweho ahizihirijwe umunsi mpuzamahanga w'umwarimu wizihirijwe mu mujyi wa Kigali ku rwego rw'igihugu tariki 13 z'ukwa 12/2024. Reka twumve Minisitiri w'Intebe. Aya mahugurwa nayungukiyemo byinshi bijyanye no kwigishwa bigezweho twongerere. Nka guverinoma y'u Rwanda twongeye gushimira abarimu mwese ubwitange mukorana umurimo wanyu ndetse n'umurava mukomeza kugaragaza mu guharanira ko abana bacu babona uburezi bufite ireme, kandi turashima cyane umusanzu wanyu utagarukira ku gutanga ubumenyi gusa, kubera ko ahubwo mubona abatoza beza b'indangagaciro ku bana bacu. Ntabwo ari ukwigisha ibyo mu ishuri gusa, muduha n'abana bafite uburere bafite indangagaciro, kuko uwo mwana turera ni umunyarwanda w'ejo. Ikindi ngira ngo nongere gushima ni uruhare mukomeza kugira amajyambere y'igihugu yandi atari ukwigisha gusa iyo mugeze mu miryango, aho tugenda tubona batubwira ko abarimu aho mutuye muhinduka opinion leaders, muhinduka umusemburo w'amajyambere aho mutuye. Icyo nacyo ni ikintu cy'ingenzi dushimira abarimu. Akagari gatuyemo umwarimu cyangwa se umudugudu utuyemo umwarimu ukwiye kudasa n'umudugudu wenda utarimo n'uwo mwarimu. Nyamara nubwo hishimirwa urwego mwarimu wo mu Rwanda agezeho, abarimu bo baravuga ko hari ibikibagora mu mirimo yabo yo kwigisha. Aya mahugurwa nayungukiyemo byinshi bijyanye no kwigishwa ikibazo cy'ingwa zitangwa na minisiteri n'ingwa zivunguka cyane zikagira utuvungukira twinshi, kandi singwa ifata ku kibaho kuyifuza, ahubwo iyo yanditseho isa nkaho inyerera. Sinzi niba muzi nk'iyo ufite nk'ingwa ikaba irimo akantu k'akabuye, nazo niko zimeze. Kandi nyamara hari izindi ngwa za karite nziza uwandikisha igafata, kandi ubuvungukira bukaba bukeya, kuko bwa bundi bwakabaye buvunguka buba bwafashe ku kibaho. Ikibazo cy'ingwa cyo nk'uko twanakigaragaje hano kirahari. Njyewe uko njya mbibona, rimwe na rimwe hari ubwo haza wenda ingwa ugasanga zimwe ntiziri kwandika neza, izindi bazanye ziri kugenda zivungagurika, ugasanga ni ikibazo. Bikaba byadusaba kwigisha twambaye n'udupfukamunwa bitewe n'ikibazo cya giripe. N'ingwa ivunguka cyane ku buryo ishobora guteza indwara z'ubuhumekero. Abo n'abarimu ku munsi wabo wa mwarimu wizihijwe ku itariki 13 z'ukwa 12 uyu mwaka bagaruka kuba ikibagora birimo ingwa zitameze neza. Naha rero dushyira akadomo ku makuru yaranze umwaka wa 2024 mu burezi. Bashimire mwese mwadukurikiye, dushimire timu y'abanyamakuru yadufashe kugira ngo amakuru abashe kubageraho kuva mu kwa mbere kugeza mu kwa 12. Dushimire Zake Muruta Munza dufashe kuhanga bw'ibyuma, Nicola Mitari wadufashe kuri kamera no kuri YouTube ya Isango Star News. Ngende tuyishimire Kageme Marie Grace, mbifurize kugira ibihe byiza.